bagana n'abaturanyi bose basanga bari bo bageza barakweza pereza. Amina. Ariko Yesu aragira ababwira ijambo rikomeye ati ni icyawe nimuhumure. Aho Yesu yageze hazi humure. Amina. Ngo nuko agatambuka yinjiye mu ryato, ngo nuko imiyaga iratuza, imiyaga iratuza, byose biraceceka. Ngo nuko bari mu ryato baramupfukamira bati koko twakorera umwana w'Imana. Amina. Abari bari keretse, abari muri kora mutwara mucyo, abari ati twakorera umwana w'Imana. Urabona ukongera cyatucanze, urabona ukongera cyatuyobeye. Amina. Ubwo Yesu yagezemo, business Yesu yagezemo, imirimo Yesu yagezemo, ibintu biraterera, abarimo bagashima. Mureke tugambe kuri Yesu, dutindane na Yesu, tugendane nawe, dukorane nawe, dupangane nawe. Udapanze n'Imana wawe, pangana iki? Udapanze n'Imana wawe, niba bakabashaka. Udapanze n'Imana wawe, pangana iki? Yaguhaye itara Amina. Nupanga upangane nawe, nugenda ugendane nawe, mubyukora ukorane nawe. Amina. Nawe ariho kugira ngo akugire neza. Ibyo gusenga Imana. Ese uri maso? Ese Yesu muri kumwe? Ese muragendana? Cyangwa wamusize hahandi waririye ugahaga, wamusize hahandi wasubirijwe, wamusize hahandi gukora igitangaza, hahandi ukirugo niho wamusize. Ukiri umukobwa, ukiri umusore, ntabwo wabonaga amasengesho, ntabwo wabonaga muri korari, ariko umaze kubaka Yesu umuparika aho ngaho. Cyangwa igihe wari ushonje, igihe wabonaga icyo kurya nuko wagiye ku mavi, mwari muri kumwe. Ariko maze kurya kuko ibyo kurya maze guhaga, maze kubona munsi y'urugo, maze gutaha mu nzu yawe udatangisha, Yesu umusiga mu ngaho. Aha niho waramusize hahandi wari imitima ugahaga. Gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana, nahaguruke dusenga Imana. Musabe uvuga uti Yesu, nubwo naguparikiye hahandi kuri ya mitsima, ariko noneho mbonye ako mwahagurutse rero tugiye gusenga Imana. Mubwire uti nubwo naguparikiye hahandi nahigaga imihigo, hahandi nasabaga, hahandi nabonaga ikintu nihisha kuya, hahandi nyiryama ku mashara, ku bishogori, hahandi wamereye umufariso. Nubwo naguparitse hahandi nkabona kiboneka mu nzu yawe, nkabona gikorana nk'uko bikwiriye, ariko mbonye yuko nakubaho nari kumwe nawe, ndakugarukiye. Amina. Ngwino ube mu buzima bwanjye, ngwino ukorane nanjye, ngwino ugendane nanjye, uneshereze imiraba n'imiyaga ibingose ushaka kumera mu mubiri zose, ubicisha bugufi, mbona amahoro. Tugiye gusenga Imana. Rambura ikiganza cyawe ugira icyo ubwira umwana wawe. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimira ijambo ryawe rizima ritugezeho n'umwanya wa none. Ijambo ryawe riratubwira kuba maso, riratubwira gukorana nawe,